Okay, murabona ko iyi ni airdrop nshyashya izaba listed ejo bundi, izaba launched kuri Binance, muri kubibona hano hejuru. Hano ni ukuvuga ngo rero niba wifuza kuyikora, dore icyo ukora. Hano bari kuvuga ko balance ari $1, ntabwo tuzi niba ari ryo bazatanga, ariko urabona ko irabura iminsi mike ngo ikore, umunsi umwe n'amasaha 23, urabona ko n'iminota gutyo, urabona ko ni igihe gito. Ubwo rero muyikore vuba kugira ngo murebe ko twazabibyaza umusaruro. Dore icyo uri bukore ni iki, ngiye kukwereka ko wayifungura neza step by step. Yes, icyo uri bukore ni iki rero, uraza ukande kuri iyi link ndi bubahe muri magurupe, ni ukuvuga ngo ni iyi link, numara kuyikandaho irakugeza aha, bategereze ifunguke, dutegerezeho gato, dukomeze dutegereze, ubundi nze mbereke step by step uko muri bubifungure. Yes, urahita ugera aha handitse ngo gutya, wowe uraza ukande hano, numara kuhakanda bahita bakubaza Ethereum, aderesi ya Ethereum. Iyo aderesi urayikura muri Binance, reka mbereke uko mubigenza. Nugera muri Binance yawe urakanda hano kuri deposit cyangwa se kuri add found, nuhakanda kuri deposit bahita bakwereka address, uraza uhitemo iyi Ethereum, kambereke kuri add found uko wabikora. Urakanda kuri add found, ukande kuri deposit crypto, noneho uzikopiye iyi Ethereum uyikandeho, ukande kuri Ethereum ERC20, numara kuyikandaho baraguha, ukande kuri OK, uhite uza ukanda hano kopi iyi code, uyikandeho, nurangiza uze uyikopiye hahandi uyishyire hano, nusoza uhita ukora hano kuri login. Tayari birahita bifunguka, urabona ko hano igihembo ngo ni nylon imwe, ubwo sinzi agaciro bazayiha, gusa hano biri kugaragara ko imwe izaba ihagaze ku gaciro k'$1, si tubizi, ariko reka dutegereze. Ubwo rero niba ushaka gutumira nawe uraza hano kuri invite, uhakande, numara kuhakanda uze ukopiye iyi referral code yawe uyihe umuntu wifuza gutumira. Ndizera ko biri bugende neza, mukore ako kantu kugira ngo dutegereze tureke iyi coin yaduha amafaranga. Ikindi murabona ko irabura umunsi umwe n'iminota 23. Rero ni ukuyikora vuba vuba kugira ngo turebe ko twatsindira aya ma reward bari gutanga. Ndizera ko muri bukomeze kugubwa neza rero, naho mu yandi mavideo akurikira. Ikindi ni uko nakwibutsa gukora subscribe niba ibi nguhaye bigushimishije, ukaba wishimiye iyi video.